ihangane rwose. Akusha kwirebesha nk'inyana mu ruhongo ntibiri bumuze kugongora uwo mutwe. Ariko nibyagoye imbayo kandi nawe byakubaho. Iyo ni imyitwarire y'umuntu ugiye gusenga. Nibyo nyine ndi kukubwira. Kuzuri batabantu mu nzira bose uhuye nabo. Iyo ni imyitwarire y'umuntu ugiye gusenga. Baye par accident. Ibyo bivuze iki mu Kinyarwanda? Impanuka imbayo. Cyo uvuga Ikinyarwanda rero. Accident ni impanuka si ibintu bibi. Ujye uvuga Ikinyarwanda. Urumva? Undi wakarya nk'ishikanora. Undi genda ari kureke kugenda uri batabantu mu nzira. Urumva? Mwamuje gutereta cyangwa mwamuje gusenga. Mwamuje gutereta cyangwa mwamuje gusenga. Ibyo bintu mujye mubikorera mu rugo. We nyuma muri korera y'urubyiruko. Mamagare president mwirukana show. Abana b'iki gihe. Utwo twarwa wagiye se ni ngombwa ngo mujyane. Akose koko muvandi. Wagiye. Muvandi watubabariye koko. Ako kagahungura. Mwese ko mutegereze n'iki? Aka gahungu gafite mo. Agusura mutegereze iki waje. Ndahagera na evening nkagera ariko sinjya nkubona niba unyihishange simbizi. Shagetswe nimboneka nimugoroba nyine. Niko ubu mwaje gusenga. Nawe wageze hano sangaye. Ngiye maze iminota 30. Iminota 30 yose. Iminota 30 yose. Wowe nyine iminota 30. Uskugana hari ikibazo kirimo. Kana ikibazo kirimo. Wese ko kimutaje ngo muhite mwinje. Ubu mwaje nakaje mukahita mwinjira mu iteraniro. None se ngo amateraniro bwatangire kuganira amateraniro naratangira hari ikibazo kirimo. Ubu se nago wagenda ukaburamya ufatanye kuramya na worship team. Ni ngombwa se ngugende uri murabyigana n'abantu murwanira kwinjira mwese amateraniro yatangiye. Wagize impano zakari wakinji. Cyane nabonaga kuganira nta kibazo kirimo ariko. Hako uyu mukobwa nta nubwo nisishyashye. Uyu mukobwa sishyashye. Mugende mwinjira mu materaniro se. Mugende. Sari yabari gusaka ibiki. Ibintu byarakomye ubu abantu babaye babi niwamenya ibintu binjirana nukwanza ukabasaka. Ariko binjirana ibiki? Ubu urekeka ari abantu bangaye batiyuka kwinjirana ibintu bitemewe mu nzi y'Imana. Niba buri ibintu by'ibisasu ibiki. Cye munyumvira abakristo dutunze. Nyumvira abanyetorero dufite. Ubu se utinya gupfa. Ibyo bisasu urabitinya utinya gupfa wowe. Inzira ikujyana kwa data urayitinya. Utinya kuyinyuramo. Si ukwitinya kundi. Urayitinya bivuge abasenze twasenze cye. Ngo bantu mwarakonje nimukiri mu mavuta. Reka gutinya gupfa ibyo bintu ntago ari ibintu umuntu yagakwiye kubaho ni Kristo no gupfa niwe. Kandi yo ni inzira kujyana mu buzima bwiza. Uyu muhungu cyarantangaje. Ibintu cyendi kubabwira nta muntu w'umukristo watinya gupfa. Ntago watinya ubu se watinya gupfa uruwe mu Kristo. Tw'abakristo bazima ntago dutinya gupfa. Abakristo bazima ntago dutinya niyo bazana amagrenade niyo bazana ibiki nta mukristo mutwatiye kubana we nazapfanye nyine. Ni Bibiliya yariguye hasi. Cyo nirindi kubabwira ntago twe dutinya gupfa ahubwo dutinya abagenzi bacu babipfiramo. Naho ubundi twebwe subonye umuntu nayinuriye se ningiye kumwitangira buriya nsanga ari gisasu ningiye cyaye guturika naho twe dutinya gupfa. Diakoni wagabanyije umuvuduko usakiraho urimo urakereza amateraniro niba ari 2 ni 2 ubu renze minota 3 minota 3 ntago twaye profita ko nitwaye byaza umusaro dorugire ihangane tugirire vuba pe kunaka amtseyo neza pastor amahoro y'Imana bandi na Nyaksubu. Ikarita ya muvande hakibi nibi kibaho ubu imyaka yose maze kuri paruwasi ndi umuntu wo kwa ikarita ngiye kwinjira uzi urugendo rw'isani bura buri cyumweru ngo ngere hano nze guterana urumva reba iyi nkweto yahengamishijwe n'iki ndi umukomisiyoneri hoya ni uguterana kwera nkora buri cyumweru uzi umusanzu natanze kugira ngo urusengero rwubakwe. Murakoze
mbere yuko mbagezaho umushinga ubuyobozi bwaduteguriye muhaguruke dutere agakorasi gato. Nigitangaza nigitangaza ubwo nahawa gakiza kuruntu. Nigitangaza yewe nyabyaha gakiza. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Umushinga rero nababwiraga nuko tugiye kubaka paruwase nshya. Rero buri nkunga y'umuntu irakenewe, buri muntu 1,000, ariko umuntu uri muri korali cyangwa worship team aratanga 10,000 buri muntu. Yakoni hera kuri worship team. ubuza amamiliyoni y'abantu yagendeye kuri urusengero kugira ngo rwubakwe. Inguzanyo twarafashe, twaraburaye, twarabwiriwe, turwaniye intumbero imwe ngo urusengero rwubakwe, ariko mutangiye kudufata gutya. Oya mutangiye kujya mudufata gutya. Ariko nyine muvandimwe, nkuko wubashye uwo mushinga ari nakubaha ibyo ndikukubwira. Ibyo nabyubashye pe, nabyubashye kandi nanabyumvisha. Ikarita nayibagiwe, use nawe ndi buterane. Ikarita nayibagiwe, kambwira none ngo nawe ndi buterane none nisubirire. Aha nta kibazo nje. Akujya ugabanyamahanga. Nta mahane mfite amani uyafite. Babarira ineza urukamo. Yahabuze kubera kutazinduka. Ese muvandi wampaye ibyicaro. Muvandi wampaye ibyicaro. Niwe mbwiye. Ndabyanze none ujya kundi. Mba nizindukiye. Kuko uyu ni umuntu mukuru. Ni umuntu mukuru nyine yagakwiye kutwihanganira, twebwe turi bato. Uza amasengesho aba yarasenze. Muzengwe no nkwereka aho yicarira. Genda mujyana mwereka aho yicara. Muze ujya uzinduka abasaza bamubarira abaje. Muze akira ngo icyicaro wicarire. Wa musore we kufite uburere bubarirwa ku mashyi. Muze ntumenye maze imyaka 15 muri urusengero nibwo bwa mbere mubonye. Urumva ko nshatse nanaguhoma. Ugize Imana ubonye ibyicaro utangiye no kugerekaho n'amagambo yo gusesereza. Umuntu akuriza. Hari ikintu cyakubabwira ubwo imbaraga zanyu n'ubushobozi mufite. Hari byinshi mwagakoze mwabwira. Haleluya. Kuba warahiriwe n'ubuzima si ukurusha abandi gukora. Ariko naribagirwa mumfashe ngira umuntu ushimira. Aba muri worship team, aba muri korali, yitabira nibature ndetse akora n'umuganda wo ku cyumweru. Uwo muntu nta wundi ni Nyakso. Mukomera amashyi cyane.
Nyakso rero uko mubona ahangaha amaze imyaka myinshi asengera kuri rusengero, nanjye ubwanjye nari nasa kuba pasiteri kuri rusengero. Nyakso yasengeraga hano. Nyakso amaze imyaka myinshi asengera kuri rusengero. Muri make arambye nk'igiti cya avoka. Niyo mpamvu Nyakso ufite Bibiliya? Ndayifite pastor, ndayifite. Ntago yayibura, mutumishi wa Mungu, mukozi w'Imana. Niyo mpamvu Nyakso. Karame ni ukuri pasiteri wanjye nubaha. Dusomere mu isezerano rya kera mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa 3 tumve ko Imana itubwira. Ni ukuri kw'Imana pastor, nta kibazo rwose. Tumve ijambo ry'Imana kuva ku mukozi wa Nyakso. Nta kibazo rwose. Haravuga ngo dusomere mu isezerano rya kera. Haravuga ngo haravuga ngo abantu pasiteri yavuze ngo dusomere avuga ngo haravuga ngo Imana izamugisha Aburahamu. Nako ngo Yesu ararira. Hola. Nizere ko iyi video yagushimishije kandi ngushimiye kuba umwanya wawe ukayireba. Ikintu cya mbere ugomba kubanza ugakora subscribe hano kuri Afrimax channel, YouTube channel, kandi ushaka kureba n'izindi video zacu nyinshi wakanda hano. Turagushimiye cyane, reka twizere ko tuzakomeza kubana.